ese ujya utekereza uburyo waguma ku bukire bwawe cyangwa se uburyo ushobora kuba waguma ku rwego wari uriho byibuze udasubiye inyuma, aho kugira ngo usubire inyuma byibuze ukajya imbere. Basi niyo utajya imbere ariko ukaguma hagati na hagati ntusubire inyuma, wenda nyuma yaho ukagerageza kuba washakisha ubundi bwenge bwatuma ujya imbere kurushaho mu bijyanye na financial cyangwa se iby'ubukungu, niko twabyita. Uyu munsi nkuzaniye ibintu byagufasha kuguma ku rwego wari uriho rw'ubukire, arirwo tugiye kuvugaho uyu munsi. Kuguma ku rwego rw'ubukire cyangwa se kurushaho kurwongera bisaba imyitwarire ndetse n'ingamba kandi zihoraho. Dore ibintu rero by'ingenzi bishobora kuba byagufasha kuguma kuri urwo rwego. Ikintu cya mbere, gucunga neza amafaranga. Niba ari urwego ugezeho, menya neza kuba wacunga amafaranga kandi ugire ubwitwararike ndetse witwararike cyane ndetse ugire n'ubushishozi. Ikindi kandi uba ugomba kugira n'ubugugu, kumenya amafaranga winjiza ndetse n'ayo usohora, gushyiraho budget igufasha kutarenza ayo byibuze ufite, kwirinda gusesagura amafaranga ku bintu bitari ngombwa. Ibi ni bimwe mu byagufasha. Icya kabiri, kuzigama buri gihe, gushyira ku ruhande igice cy'amafaranga winjiza nk'icumi kuri 30 cyangwa se wenda niba bishoboka, kugira emergency fund igufasha mu gihe habaye ibibazo cyangwa se ikibazo kitari cyateganijwe kiri emergency. Icya gatatu, gushora imari. Gushora imari mu bucuruzi, ubutaka, inzu cyangwa se indi mishinga itanga inyungu, cyangwa se kwirinda gushyira amafaranga yawe yose ku kintu kimwe. Icya kane, kwiga ndetse no kongera ubumenyi. Buriya ni byiza kuba wakongera ubumenyi niba hari ikintu uri gukurikirana cyangwa se uriho ukabona mu by'ukuri mu gutera imbere. Niyo byaba uri gutera imbere cyane, ariko ni byiza yuko wongera ubumenyi ku icyo kintu ukaba wakiga ukakimenya kurushaho, nibwo bizagufasha kuba wamenya urwego ugezeho ndetse n'urwo ushaka kugira iki kugeraho, aho ushaka kuva ndetse n'aho ushaka kurenga. Ibi bizagufasha cyane. Ukomeza kwiga bijyanye n'imari, ubucuruzi ndetse n'ikoranabuhanga. Ibyo bintu byose ukabyitaho, kimwe mu bizagufasha. Ubumenyi bushya bugufasha kubona amahirwe mashya. Icyo cyo turacyemerekanyaho, mwese murabizi. Niba utanabizi kano kanya ubyumvishije hano, ugomba kubimenya ko bigufasha. Icya gatanu, kugira imishinga cyangwa se inkomoko nyinshi z'amafaranga. Ntuzigere utekereza ko washengera ku kazi kamwe. Gerageza kugira multiple incoming stream, nko ku bucuruzi, ubukode cyangwa se wenda n'ishoramari. Icya gatandatu, gukorana n'abantu bafite intego kandi intego nziza. Ugomba kubimenya kandi ukabyitaho, ukabyitwararikamo. Kugira inshuti cyangwa se abafatanyabikorwa bagira ibitekerezo byiza ndetse cyane cyane by'iterambere. Izo nizo nshuti ukeneye kano kanya. Niba uri hagati na hagati, niba ukeneye kuba waguma ku rwego uriho kandi mu by'ukuri urwo rwego ubona ko ari rwiza, ni byiza ko wakabaye ugira izo nshuti nkubwiye. Ikindi kandi ukagira network igufasha kubona amahirwe mashya. Ni byiza ko aho uri kano kanya umeze neza, uri kubona ko uri gutera imbere, ariko ni byiza yuko wagira network igufasha kubona andi mahirwe mashya yakungura ubumenyi muri icyo kintu. Icya karindwi, kwitwara neza mu myenda cyangwa se ari amadeni. Kuba wakirinda amadeni adafite umumaro. Niba ufite ideni, rigomba kuba rifasha kuzamura byibuze uwo mutungo wawe, ari kimwe mu bigufasha kuba byawusigasira cyangwa se bikaba byagira iki, byawuteza imbere. Ikintu cy'ingenzi rero, ubukire burambye bushingira kuri discipline uko byamera kose, ndetse n'igenamigambi no kudacika intege. Ni bimwe mu bintu byagufasha kugira iki, kuguma kuri urwo rwego wari uriho. Reka ngushimire wowe wakomeje gukurikirana kino kiganiro. Jye wari kumwe nawe nitwa Gisa. Ikiganiro nk'iki ngiki nakagaruka hano kuri Gasogi TV.